Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Aimable, tukareba imico n'imiterere igiye iranga abafite izina rya Aimable. Mwikaze abashyashya kuri iyi channel, basaba gukora like ku biganiro dukora umunsi ku munsi, kandi mukanatwandikira muri comment abashyashya, mukaba mwanakora subscribe kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bitabagoye. Rero bajya bavuga yuko izina ari ry'umuntu. Aimable ni izina rifite inkomoko mu Kilatini, rikaba risobanura umuntu ushimishije. Bimwe mu biranga Aimable usanga ari umuntu ushimishije mu byo akora, ndetse haba no kumureba abantu bahita bamwishimira. Yitwara mu buryo butandukanye bitewe n'uwo bari kumwe. Iyo ari mu bantu bashabutse usanga ameze nkabo, iyo ageze mu batuje nabwo ugira ngo ni marayika. Aimable rero usanga agaragara neza, ndetse igihagararo cye kikajyana no gufata ibyemezo binoze kandi birimo n'ubwenge. Rero aho uzasanga ba Aimable aho ariho hose mu bice bitandukanye by'igihugu, even no hanze y'ibihugu, uzasanga ba Aimable ari abantu bakunda gutuza kandi bakunda no kuba bonyine. Ni umuntu uzi kwakira abantu, akitwararika kandi akamenya kuganira n'abantu b'ingeri zose. Aimable rero ni umuntu ugira ibakwe mu byo akora, ariko kumusobanukirwa nanone biba bikomeye. Yewe n'abantu babona ari umuntu udasanzwe uhorana udushya. Aimable rero bishobora kuba biterwa n'uko adakunda kuvuga ibimurimo, ntiyapfa kukubwira icyo agutekerezaho cyangwa apfe no kukugisha inama, ahubwo ibye arabyimenyera, byaba ari ibibazo akabyikemurira. Aimable rero uzasanga ari umusore cyangwa ari umugabo ugira umutima woroshye cyane, ariko akanabihisha, akigira nk'utabyitayeho cyangwa akanaguseka kugira ngo yikure mu isoni cyangwa aterekane amarangamutima ye. Aimable akoresha gusetsa cyangwa kwigira nk'utamenya ibiri kuba. Iyo hari umuzanyeho amahane, Aimable ahitamo kumuhunga kuko yanga gushyamirana n'abantu cyangwa se abe yanarwana nabo. Aimable rero uzasanga ari wa muntu ukunda kwiga akaminuza, ndetse no kuba umunyedini atajenjetse. Mu muryango we usanga atuje kandi azi kuwitaho cyane. Mu rukundo Aimable ntavuga ibintu byinshi, uwo bakundana aba agomba kureba ko
ko aba agomba kureba ibyo amukorera kurenza ibyo amubwira. Mu rukundo, umukunzi wa Aimable aba agomba kumenya rya jambo rivuga ngo ibikorwa biruta amagambo. Nizere rero yuko ba Aimable aho bari hose bakomeje kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibyo tugenda tubagezaho. Abasore ba Aimable, abagabo ba Aimable barangwa no gutuza, aho muri hose rwose mukomeze kugira ibihe byiza. Namwe kandi nizere ko mushijeho kumenya abo mubana nabo abo ari bo, mukajya mumenya yuko kuri ba Aimable mugomba kwita ku bikorwa kuruta amagambo, kuko ni abasore batagira amagambo menshi, ahubwo action zabo zirivugira. Sare mwakoze kubana natwe, abakunzi bacu mukomeze gukora like ku biganiro tubagezaho umunsi ku munsi, kandi munakore subscribe ku bashyashya, mukande ku nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bageraho biboroheye. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho, naho utaha amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.